ibintu by'Imana yego warasengaga ariko agatungwa no kubona uvuga ibintu by'Imana kuki batungurwa niye mama nkuko nabivuze gukizwa ni kimwe kumenya Imana ukaba wajya gusenga ariko no kuvuka bundi bushya ni kindi yego rero hari ikintu amadini ajya dutoza navuga Imana imbabarire n'amadini ambabarire hari ukuntu badutoza ukavuga ati kwambara ipantaro ni icyaha urumva noneho ugasanga mu by'ukuri ntuyambaye kubera ko atari icyaha kuri wowe ahubwo uyambaye kubera ko idini ryawe ritaryemera rero njyewe ahantu nteranira ntago batugira indyarya ni ukuvuga ngo hari ibyo tutemerewe hari ijambo ry'Imana ritemerewe ariko igihe utarabyakira muri wowe urabikora ukazabikurwaho n'Imana gusa yego nyine ni ijambo ry'Imana ryabinkuyo ntago ari umuntu runaka nta muntu wanshizeho igitsure ngo bireke wenda abanzi muri segondere niyo mpamvu bibacanga yo duhuye nambaye nikwije nta kwambara dekorte kandi bari banzi mu yindi myenda niyo mpamvu bibatongora nta kindi cyabaye rero nuko navutse bundi bushya mu bwami bw'Imana. None se Hortense ni wowe wabyumvise cyangwa se wenda ni ukuvuga ngo ahantu uteranira bavuga ko ipantaro ari icyaha cyangwa se wasomye Bible wenyine wiyumvisha ko ugomba kuva kuri iyo myenda? Ngewe rero nizera umuhanuzi bita Branham William Marion Branham waba umuzi n'umuhanuzi muri umuranga mu gihe cyo kurushinga kwawe. Aya nawe nagize pe ntago namugize ninde wakura wariranze cyangwa wowe n'umuntu gusa muhitamo byumva kimwe murakomeza? Nagiye gusenga nazindutse cyane nawe yazindutse kubera ko iwacu ni Gisenyi rero nagiye guteranira i Kigali ariko mu bantu twizera kimwe noneho ntago nari impazi neza nari nzi ko aho basengera ariko ntazi ngo precisement ni hehe ngiye rero niwe wandangiye anjyana aho ngaho dusengera nuko rero nawe urabyumva. Tubwire neza ujeho by'umuhanuzi wenda nk'abantu badasobanukirwa ibyo aribyo ndagira ngo umudusobanurireho neza wenda abantu batamwizera bamenye uwo ari we kugira ngo dukomeze ikiganiro. Yego ndamubabwira ariko ndamanza ni segure ntago ndi kubwiriza kuko no mu myizerere yacu ko yabwirije yabujije umugore kubwiriza kuko ijambo ry'Imana batangira tubwira igihe igitekerezo cyaje cyo kugira ngo utangire gukora amavuta. Nkuko nabibabwiye cyahereye navuga ngo mu ijambo ry'Imana kuko ntemera ko umugore yogosha umusatsi rero bituma shaka ibiwitaho n'ikindi kintu cyane cyatumye menya gukora amavuta nkunda abana yego kuba abantu bambona ubu ngubu bagira ikibazo bakifuza kumenya impamvu naba nararetse kwambara iyo myambarire amapantaro ibindi amajipo magufi nasanze nta buzima burimo kuko kaze bakunzi ba Gospel TV twizere ko mumeze neza twizere ko Imana ikomeje kubarinda muri atandukanye twizere ko ibiganiro byacu mugenda mubibona umunsi ku wundi nawe utarabibona wakora subscribe kugira ngo uzajye ubona notification zacu kugira ngo tujyane mu murongo umwe. Nkunze kubabwira ko nawe utameze neza Imana igusure aho uri ubashe kumererwa neza waba urwaye waba ufite ibindi bibazo bitandukanye rero muraba agaciro kuri twe niyo mpamvu buri munsi tuba twifuza ko twabana mu biganiro bitandukanye. Mbahaye kaze rero ngewe musanzwe mumenyere ni Aime muri kumwe ariko ndi kumwe n'umuntu muri studio cyangwa se umutumirwa tugiye kuganira nawe muri studio za Gospel TV reka tumuhe kaze. Murakoze cyane. Kaze kuri Gospel. Murakoze.
ndabona witonze cyane, sinzi niba ari akabeho. Numvise bavuga ngo hari imvura yaguye mu ntara zimwe zitandukanye, niba n'iwanyu nawe yagezeyo ntabwo mbizi. oya meze neza, ndashyushye, klima ni nziza. Tuguhaye kaze rero, watangira wibwira abadukurikiye kugira ngo bakumenye. Amazina yanjye ni Hortense Muhoza. Ndi umumama. Yego. Nicyo nari ngiye kumubaza, nicyo kibazo nari ngiye kukubaza. Hari igihe uhisha impeta abantu ntibamenye ni umudamu, ugasanga batangiye guteretera muri comment. Yes, Hortense niyo tugiye kuganira uyu munsi, cyangwa se niwe tugiye kuganira. Hortense, Green Gospel tuguhaye kaze. Hanyuma turi buze kwibanda ku bintu byinshi bitandukanye, ariko nanone Hortense nk'umumama, murabizi ko ni gospel ibiganiro byacu cyane byibanda ku gukizwa kwacu ndetse n'amateka ndetse n'ubuhamya, ariko nanone tukagenda tuganira ku buzima busanzwe bwa mukristo bwa buri munsi. Hortense rero niyo tugiye kuganira nawe, yagiye kuduha mu ncamake urugendo rwiwe kuva akiri umukobwa kugera uyu munsi. Hortense araza kutubwira n'abana afite. Mfite abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Yego, ndi umukristo. Kristo ni umwami wanjye. Rero ndashaka kutubwira urugendo rwo kuva uri umukobwa kugera uyu munsi mu bana 3. Hortense, ukuntu wakijijwe muri make. Nakijijwe nkiri umukobwa, ntabwo nakijijwe ndi umumama. Yego, navukiye mu muryango usenga, n'ubundi igihe cyose twari tuziranye nari nkijijwe. Nari nkijijwe, sinavuga ngo nakijijwe ryari gusa. Hari ikintu abantu bitiranya, hari igihe bitiranya gukizwa no kuvuka bundi bushya. Yego, rero navuga yuko njyewe nakuriye mu muryango w'abakristo, niho mu muryango navukiyemo, bantoza gusenga buri mu gitondo ku cyumweru tujya mu materaniro y'abana École de Dimanche. Ndashimira ababyeyi banjye ko bantoje inzira nziza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mutoze abana banyu inzira nziza bazarinda basaza batayivuyemo. Icyo bakoze rero nicyo cyankurikiranye, ko iryo jambo barishize mu bikorwa rirankurikirana. Ndatekereza ko ariyo mpamvu Imana ikindindiye mu nzira yayo. Yego, nari nkijijwe. Nigeze kubona comment, hari ikiganiro wakoze kuri la televiziyo imwe hano mu gihugu, mbona comment y'umuntu arambwira ngo aravuga ngo uwo mumama turamukunda, ariko tumuzi navuga ngo akiri umunyeshuri ku ishuri. Sinzi impamvu babivuze. Bakuzi ukiri umunyeshuri, ubuzima bwo ku ishuri, ngo bazakubaze niba kugarura. Mbese yatanga nk'igitekerezo, nugaruka kuri iyo TV bazakubaza ubwo buzima bwawe, ukuntu wakijijwe kuba ugeze uyu munsi. Ni nk'aho wakuzi ku ishuri, wenda ku ishuri ashobora kuba ari ukuntu bari bakuzi, wenda ntabwo mvuga ko ari kubi, ni kwiza. Ku ishuri ahantu wize uyu munsi, wenda ushobora kuba barakubonaga uyu munsi, barakubona uri, navuga akenshi umuntu uri nka mama pasiteri, sinzi, reka tubifate muri urwo rwego. Uyu munsi abantu mwiganye barakubona, ariko bagatungurwa no kukubona nyine uvuga ibintu by'Imana. Yego, warasengaga, ariko bagatungurwa no kukubona uvuga ibintu by'Imana. Kuki batungurwa? Niye mama. Nkuko nabivuze, gukizwa ni kimwe, kumenya Imana ukaba wajya gusenga, ariko no kuvuka bundi bushya ni ikindi. Yego, rero hari ikintu amadini ajya dutoza, navuga Imana imbabarire n'amadini ambabarire. Hari ukuntu badutoza ukavuga ati kwambara ipantaro ni icyaha, urumva? Noneho ugasanga mu by'ukuri ntuyambaye kubera ko atari icyaha kuri wowe, ahubwo uyambaye kubera ko idini ryawe ritaryemera. Rero njyewe ahantu nteranira ntago batugira indyarya, ni ukuvuga ngo
hari ibyo tutemerewe, hari icyo ijambo ry'Imana ritemerewe, ariko igihe utarabyakira muri wowe urabikora ukazabikurwaho n'Imana gusa. Yego wenda impamvu bambona bagatungurwa, banzi nambara amapantaro, nambara amakabutura ariko ubu ngubu nta na kimwe, Imana niyo yabinkuyeho gusa yonyine, ni ijambo ry'Imana ryabinkuyeho, ntago ari umuntu runaka, nta muntu wanshizeho igitsure ngo bireke. Wenda abanzi muri segondere niyo mpamvu bibacanga iyo duhuye nambaye nikwije nta kwambara dekorte kandi bari banzi mu yindi myenda, niyo mpamvu bibatungura. Nta kindi cyabaye rero nuko navutse bundi bushya mu bwami bw'Imana. None se Hortense, ni wowe wabyumvise cyangwa se wenda ni ukuvuga ngo ahantu uteranira bavuga ko ipantaro ari icyaha, cyangwa se wasomye Bible wenyine wiyumvisha ko ugomba kuva kuri iyo myenda? Ngewe rero nizera umuhanuzi bita Branham, William Marion Branham. Waba umuzi? Ni umuhanuzi muri Maraki kanubundi niho hadusezeranya umuhanuzi uzaza muri iki gisekuru cyacu cya nyuma, nk'uko bano nabo bari bafite misiyo yabo yo kubaka inkuge, nk'uko Mose yari afite misiyo yo kuvana ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Urumva rero natwe muri iki gihe cyacu dufite umuhanuzi twagenewe, twasezeranyijwe, niwe utubihereza ibi kwiye muri iki gihe cyacu. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore yambare imyambaro ikwiriye rwose, agira isoni, yirinda. Rero nawe Branham nawe yabishingiyeho, noneho ashiraho ordre uko umugore akwiye kwambara. Yego avuga ko kwambara ipantaro ari ikizira Imana yanga urunuka. Nanjye rero mu mutima wanjye mpamanya yuko ari ukuri, nicyo cyabinkuyeho, ntago ari igitsure cy'idini cyangwa se cy'itorero. Nanjye narabyumvishe numva ko ari ukuri, bituma mbireka. Impamvu waberetse nuko wabaye navuga ngo wagiye muri iryo dini ryitwa Branham, ariko ubusanzwe ugiteranira ahandi wabyumvaga bitandukanye nuko abandi babyumva, sibyo? Nagari idini ryitwa Branham, nagari idini ryitwa Branham, ahubwo twizera ubutumwa bwa Branham. Yego batwita aba Branham, nkuko n'aba Paulo bavugaga ngo na aba Paulo, natwe batwita aba Branham, nanjye ndo mu Branham. Yego ni nayo mpamvu wenda kuvuga ngo ni naho nasengeraga, niho nahereye mvuga. Twebwe twizera yuko umuntu ataguhereza itegeko, kuko amategeko arica, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kuko na kera mu gihe cya kera, mu isezerano rya kera, amategeko yarabananiye, niyo mpamvu Kristo yaje kudupfira kugira ngo akureho amategeko, noneho kugira ngo rya jambo ribe ubuzima. Rero icyo gihe nabaga ntarakira ijambo ngo rimbere ubuzima, rimbere umuyobozi, niyo mpamvu niyambariraga uko nshaka, nitwara uko nshaka, ariko igihe ijambo ry'Imana ryambereye umuyobozi, niyo mpamvu mutakimbona uko mwambonaga. Hanyuma hari ikiganiro duheruka gukorana n'umumama umwe witwa Belize, tuvuga hejuru y'umuranga, tubwiye ko ufite abana 3. Wenda reka ngugarukeho gatoya kugira ngo dukomeze. Waba waragize umuranga mu gihe cyo kurushinga kwawe? Aya nawe nagize pe, ntago namugize. Ninde wakura? Wariranze cyangwa wahuye n'umuntu gusa muhita mubyumva kimwe murakomeza? Nagiye gusenga nazindutse cyane, nawe yazindutse. Kubera ko iwacu ni Gisenyi, rero nagiye guteranira i Kigali, ariko mu bantu twizera kimwe. Noneho ntago nari mpazi neza, nari nzi ko aho basengera, ariko ntazi ngo precisement ni hehe. Ngiye rero niwe wandangiye anjyana aho ngaho dusengera, nuko rero nawe urabyumva. Tubwire neza, mwahuriye ku muhanda, mwahuriye aho kuri church, mwahuriye? Tubwire n'urugendo ukuntu byaje kuvamo, mukaba muri kumwe, mukaba mugeze mu bana 3. Twahuriye ku muhanda, hari undi mushuti wanjye yari ahanjyanye agiye kuhanyereka, ariko we agiye ku ishuri. Ni muri Yelka,
ni muri Yelka niho icyo gihe twateraniraga nuko duteranira i Bugesera yego ubwo rero we yaragiye kwiga ariko agiye kumanza kumereza service yo kunyereka ahantu kwanza yego dusengera nuko rero ahuye n'umutware wanjye ubu ngubu ahita amubwira ati dore nkuzaniye umuntu wanyu mujyane ujye kumwereka ahantu musengera nuko rero nyine turagenda ariko we ambwira ko yahise nkunda ari kunyobora anjyanye aho duteranira ku buryo twanasohotse akambura bikamutrava akavuga se yagiye ariko nyine kuko nari naje ariho ndi guteranira yakomeje kujya mbona nuko nyine biza kugenda uko nyine birangira tugize abana 3 ubwo nawe ufite umuranga niba wabonye umuntu ukugeza ku mugabo wawe umujye gusenga ubwo ni umuranga ahubwo ni ukumushimira hari anyway niwe tugiye kuganira rero Tantine ni umukorege wanjye niyo mpamvu ako kazina tukaziranyeho twamwitaga Tantine Tantine ari ibintu bakomejeho by'umuhanuzi wenda nk'abantu badasobanukirwa ibyo ari byo ndagira ngo umudusobanurireho neza wenda abantu batamwizera bamenye uwo ari we kugira ngo dukomeze ikiganiro. Yego ndamubabwira ariko ndamanza ni segure ntago ndi kubwiriza kuko no mu myizerere yacu ko yabwirije yabujije umugore kubwiriza kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore acecekere mu materaniro y'abera ariko impamvu wenda ndi kuvuga anga ndi guhamya kuko nta bera bicaye hano ndi kubwiriza yego ndagira ngo niyeskize ku bantu bari kunyumva ntago ndi kubwiriza ariko uwo muhanuzi Branham yaje avuga ku mugore cyane avuga ku mugore avuga uko umugore akwiye kwifata uko umugore akwiye kugandukira umugabo we muri byose nkaho ngaho mvuze ngo umugore acecekera mu materaniro y'abera kuko umugore ashushanya itorero rigandukira Kristo muri byose avuga ko umugore akwiye no kubaha umugabo muri byose yavuze ku bintu byinshi avuga yuko noneho n'umugore adakwiye kogosha umusatsi kuko mu Bakorinto 11 yego umurongo wa 15 iyo umanutse usanga bavuga ngo ubwiza bw'umugore ni umusatsi nabahaye umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wanyu wo ku mutwe mbonereho no kubabwira ko ari nayo mpamvu mubona mfite uyu musatsi ni naturel mu myizerere yacu ntabwo twogosha umusatsi nta nubwo mudefiza nta nubwo musuka oya ntabwo tubikora kuko ijambo twizere tubwira ko umugore akwiye gutereka umusatsi ari wo mwambaro wo ku mutwe we niko ijambo ry'Imana ravuga ngo umwambaro wo ku mutwe w'umugore ni umusatsi yego ni nayo mpamvu ndi na hano kugira ngo mbereke mfashe umugore uburyo yakwita ku musatsi we utaratubwira uburyo ukora umusatsi n'ibiki byose hari ibintu dusigaye tubona muri iyi minsi by'ukuntu wagiye ubikomozaho ukuntu umugore agomba kwifata imbere y'umugabo cyangwa se mu itorero dusanga mu itorero ryanyu abagore batavuga niyo myizerere yanyu ariko urabona muri iki gihe ukuntu abadamu bambara ntumenye ngo ni umudamu ntumenye ngo ni umwana mutoya biri ibyo ubivugaho iki kuva kera kose umugore niwe ugaragaza aho isi igeze nubona umugore yambaye ubusa uzamenye icyo ashushanya ni ukwerekana ko nyine Satani ari ku isi yego kuko igihe Imana yarimburaga Sodomo na Gomora hari ibiharanga kandi ijambo ry'Imana rivuga yuko no muri iki gihe cyacu cya nyuma uko Sodomo na Gomora yari imeze ariko izamera rero ni ukuvuga ngo iyo umugore yambaye ubusa ni byanditswe biba biri gusohora ntibikwiye ko umugore yambara ubusa biteye isoni nyine nawe uribaza ibintu biteye isoni umuntu wese abona akabona biteye isoni ariko ukabona umuntu arabyambaye ari proud mu muhanda nta kibazo afite icyo rero nicyo cyazanye umuhanuzi muri iki gisekuru cyacu kugira ngo yoriyante umugore uko agomba kwifata
none se okay, urabona ufite abana batoya b'abakobwa, ese navuga muri iryo dini ryanyu umwana w'umukobwa utangira umutoza kwambara gute akiri umwana mutoya? Urabona usigaye ubona umuntu ajyanye umwana gusenga ngo umwana agiye yambaye ubusa, mu by'ukuri ukagira isoni z'ukuntu umudamu yambaye neza ariko umwana ukuntu amwambitse. Ese mwebwe mutangira gutoza umwana ryari kwambara neza? Yego, nk'uko nabivuze, utoza umwana inzira nziza azarinda asaza, niko ijambo ry'Imana rivuga, kandi ijambo ry'Imana n'ubuzima ntago ribeshya. Iyo rero uri gutoza umwana kwambara ubusa ari mutoya, ni ukuvuga ngo niyo nzira uri kumuhereza. Rero twebwe ntago tubyemera. Twebwe ni ukuvuga ngo twebwe dukurikiza ijambo ry'Imana, ntago tujya dukurikiza ibitekerezo by'abantu ngo pasiteri yavuze. Iyo pasiteri avuze ikintu kitari ijambo ntago wamwumva. Twebwe rero ikintu dukurikira ni ijambo gusa cyonyine. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo dutoze abana bacu inzira nziza, ni ukuvuga ngo nicyo dukora. Yego, ntago tuyoborwa n'ijambo gusa ryonyine. Okay, watangiye tubwira rero ngo ubwiza bw'umugore ni umusatsi uri wo ku mutwe we. Ubwo se abadamu badafite imisatsi tuvuge ko nta bwiza bafite? Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni ukuvuga ngo icyo umuntu avuga cyose kitari ijambo ni ikinyoma. Ni ukuvuga ngo ngewe ndavuga icyo ijambo rivuga. Ijambo rivuga ko ubwiza bw'umugore ari umusatsi. Ni ukuvuga ngo rero ibindi tubifate nk'ikinyoma, turebe icyo ijambo rivuga. Okay, imbere yanjye ndi kubona hariho akantu creme hair niko handitseho. Hanyuma aka kantu gasobanuye iki? Kugira ngo twinjire muri ubwo, ndabona gashushanyijeho umusatsi, kariho ibimera, kugira ngo tuze kubihuza. Ndabona ari amavuta, ntabwo turamenya niba ari mu mutwe niba ari mu mubiri wose, kugira ngo tuze kubihuza. Ndabona ariko hariho umusatsi, bishoboke ko ari umusatsi. Tantine, ndabona ufite umusatsi mwiza, ushobora kubona aya mavuta wisiga muri uwo musatsi. Tugiye rero gushushanya cyangwa se kwerekana ubwo bwiza bw'umugore ahantu buva, n'ukuntu umudamu ashobora kwiyitaho binyuze mu mavuta cyangwa se binyuze mu ijambo ry'Imana. Wasobanukiwe gute kumva ko ugomba gukora amavuta ajyanye n'umusatsi kugira ngo ubwa bwiza bw'umugore bukomeze bube bwiza? Batangira tubwira igihe igitekerezo cyaje cyo kugira ngo utangire gukora amavuta. Nkuko nabibabwiye, cyahereye navuga ngo mu ijambo ry'Imana, kuko ntemera ko umugore yogosha umusatsi. Rero bituma nshaka ibiwitaho. N'ikindi kintu cyane cyatumye menya gukora amavuta, nkunda abana cyane. Iyo basokoza umwana ababara, narabibonaga muri salo, ugasanga umwana ari guta amarira, ntago ari ibintu byanezezaga. Rero natewe imbaraga n'ibintu byinshi, yuko nta musatsi mfite, yuko hari abajya bagira ngo hari creme hair ni y'abana cyane, kuko nibanda ku bana. Ntushobora gukoresha creme hair ngo ugire umwana umusatsi umujene, cyangwa ubone umusatsi usa nabi, cyangwa ngo umusokoze ababara. Oya, nibanda ku bana cyane, kuko cyane ko nkuko nabihoze mbivuga ngo n'ibimera ni ijambo ryabibeshejeho. Naryo ijambo ry'Imana ritanga ubuzima. Ni kuvuga ngo turabizi, sinavuga ngo ni twese, ariko abenshi barabizi ko kapusine ari umuti, barabizi ko moringa ari umuti, gikakarubamba. Ni ukuvuga ngo iyo umwana ayisize, n'umuntu mukuru, nuko nibanda cyane ku bana. Umwana iyo ayisiga ntashobora kugira uruhu rushaje, ntashobora kugira imvuvu, ntashobora kugira ibihushi, ahubwo niyo afite ibihushi birakira, niyo afite imvuvu zirakira. Yego, mbonereho nshimira n'abagabo bajya bisiga ku mavuta y'abagore babo, batumye menya ibindi creme hair ikora ntarinzi. Ni ukuvuga ngo niba uri umugabo ufite nk'ikibazo cyo mu bwanwa, utuntu tw'uduheri mu mutwe, ufite utuntu wumva nyine bikujennye, washima mu mutwe, utuvuvu, udusebe, iyo uyisize birakira. Ubwo n'ubuhamya nahawe n'abantu mu by'ukuri, nkuko nahereye mbivuga ngo Imana itanga ubuzima.
yego no mu bimera harimo ubuzima, ni ukuvuga ngo bagiye bampereza ubuhamya ntabizi, ntago niyo mpamvu nshimira Imana cyane kuko mbona atari ibyanjye, mbona atari ubwenge bwanjye, ahubwo ni Imana yabikoze muri njyewe, kuko nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo yafasha abagabo ntago ari ibintu natekerezaga, ariko ubu mfite abakiriya b'abagabo bayisiga bakabasha kugira bakumva baguwe neza, nta kintu kibajena mu mutwe. Yego. Watangiye mu buhe mwaka kugira ngo wenda twumve igihe bimaze? Natangiye rero muri corona, navuga ngo ni murumuna wanjye, ntangiye kuvuga izina ariko araza kwiyumva, twarabanaga, yari mushiki wa pasiteri, tubana agira kuraje cyane, ni nawe watumye menya Muringa, nawe yayibonye kuri YouTube ariko twese tutayizi, ahubwo twajya tubona ibiti bindi byose tukabyitiranya na Muringa, nyuma tuza kuyimenya tukajya tubikora, rimwe tukabona resultat ubundi bikanga, nyuma tuza gutandukana, nkajya nkomeza mbikora kuri YouTube. Ni nkaho navuga ngo barabeshya, ntago bakubwira ibintu byose cyane, na kwa kundi ubona ibintu byose ugahita ubikora ariko utazi ubwoko bw'umusatsi wawe, utazi icyajya mu musatsi wawe cyane. Ndanabwira n'abantu b'abakiriya banjye bo barabizi, iyo umuntu afite umusatsi ashaka kumbera umukiriya, ndamanza nkamubaza ubwoko bw'umusatsi we afite, byabona byiza akanayinyohereza kuri WhatsApp, nkamanza nkareba nkamenya ayo mukorera. Iyo ari umuntu ufite ikibazo wenda afite nk'umusatsi ukomeye cyane, iriya bita injwiri, yego, aho ngaho ni n'undi mwihariko mukorera aye ajyanye n'umusatsi we, kuko mvuze ngo creme hair, yego hari ibyo nibandaho, buri muntu wese abakeneye ko umusatsi ubyibuha, buri wese abakeneye ko umusatsi we woroha, gukura, gusa neza. Creme hair aho wayisanga hose ibyo byose babirimo, yagufasha. Ariko hari nk'umuntu ufite umwihariko, afite nk'umusatsi ucika cyane, kuvuga ngo hari ibyo nibandaho. Niba ufite umusatsi ukomeye cyane, hari ibyo nibandaho. Niba hari nk'abantu bagira impara, mumbabarire barankose ngo ntago ari impara, ni uruhara. Nk'abantu bagira uruhara, hari nk'abantu biba byaratewe swat n'ibihushi cyangwa se buri amaproduit atera impara. Iyo umuntu ageze mu zabukuru yarakoresheje amaproduit kenshi, si bose, yego, ariko hari abantu bagira impara kubera amakerle, yego, aho ngaho creme hair iragufasha. Rero natangiriye muri covid, nkora bimwe bikanga, ariko impamvu mvuga ngo ni Imana, ubu ngubu mfite formule nkoresha, nta muntu mvuga ngo nayirebeyeho, ntawe pe, ni Imana. Ni Imana yanyihishuriye muri ubwo buryo, kuko yabonaga ko hari mfite ishyaka ryo gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Iri Abakorinto 11, kumva ko nanjye nkeneye umusatsi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ntekereza ko ariyo mpamvu Imana yanshigikiye ikanyishura, ikamereza formule nkoresha kugira ngo mbashe gukura amavuta muri ibyo bimera navuze. Yego. Mu busanzwe se wari usanzwe ukunda ibintu nk'ibyo ngibyo wenda byo kuvanga bya shimi, nk'umuntu wize shimi ngo amenye ngo ndavanga ibi ngibi bibyara ibi ngibi, cyangwa byaje kubera ko wabonaga nta musatsi, usomye ijambo ry'Imana avuga ati ngomba gukuramo umusatsi wanjye, ngomba kugaruka? Nibyo navuze, ni ukuri si ubwenge bwanjye, niyo mbitekerejeho pe, mbona atari ubwenge bwanjye, kuko sinabyize mu ishuri, nta muntu nabirebeyeho, nta nubwo ndi umuvumbuzi mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu mvuga ngo ni Imana, ntago navuga ngo nari nsanzwe mbikora cyangwa se mvumbura, oya, ni Imana yanyihereye formule rwose pe. Mbona birakunze, kandi impamvu mbona ko ari Imana, nge nabitangiye ntabikora nka business, nabitangiye nkorera umwana wanjye, nanjye nikorera n'abanyegereye, inshuti zanjye, abo dusengana, kuvuga ngo narakoraga nkabahereza, kugira ngo icyo nabonye yamfashije nabo abafashe. Abo rero bakagenda barangira abandi babona nk'umuntu ufite ikibazo cy'umusatsi, akaba ariko ngiye mfite umuntu wagufasha. Rero urumva umuntu utazi, ntago nukuri wajya kugura ibyo ugura ngo ushishikare. Yego, natangiye ntakorera amafaranga, nkamuca amafaranga ahwanye neza n'ibyo ndi bukenere. Yego,
nyuma rero ndavuga ati se ni Imana ibikoze nibwo rero natangiye gushaka ubundi buryo noneho nabikoramo, yego navuga ngo buri professional, yego nibwo natangiye rero kugira abakiriya hirya no hino, nibo banteye imbaraga. Unyahaye umuntu, ibaze umuntu aguhaye amafaranga ye ariko ageretso agusabiye imigisha, aragushimiye, warakoze, amavuta yawe yaramfashije, nari mfite ikibazo iki n'iki. Izo comment ndazikunda cyane kurusha n'amafaranga. Iyo mbonye umuntu ari kumpamagara ntamuzi akambwira ati vraiment warakoze, Imana iguha umugisha, nari mfite umusatsi udakura ubu akanyohereza amafoto, nari mfite umusatsi ufite ikibazo iki n'iki yarakemutse kubera creme hair. Ibyo rero nibyo byanteye imbaraga noneho kuvuga ngo reka mbikore byagutse bifashe benshi, kuko hano hanze hari abantu benshi bafite ikibazo cy'umusatsi batazi ngo cyakemuka gute. Yego nicyo cyabinteye. Okay, noneho hari ikintu ushaka kugira ngo ahubwo ndabaza abantu, kuko usanga umugore, tuvugishije kuri buri mugore wese aba akunda umusatsi, n'abagabo usanga bifuza ko abagore babo basa neza ku mutwe. Wabura aho ngaho wibaza impamvu uba ushaka umusatsi, nuko bikuremanywe, niyo natire yawe gukunda umusatsi. Rero ushobora kuba uri aho ngaho ukibaza ati se none umusatsi wanjye nawukorera iki? Ni ukuvuga ngo nk'uko nahereye mbabwira ngo Branham niwe uvuga ngo mbere yo ko Imana irema inyota yamanje kurema amazi. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko Imana yamanje kurema inyota muri wowe yo gushaka umusatsi, ni ukuvuga ngo yaremye uburyo wabona uwo musatsi. Rero ndaje nkubwire ngo creme hair irahari ku bwawe kugira ngo igufashe gusubiza icyo kibazo ufite, ibashe kumara inyota ufite muri wowe yo gushaka umusatsi. Yego creme hair irahari. Hanyuma hari navuga ngo abantu benshi dusanzwe tubona bacuruza wenda amavuta nkayo batandukanye, ariko mu by'ukuri ibyo bamamaje ugasanga ya quality bavuze iri muri ya mavuta yabo ntabwo irimo. Nk'umuntu w'umukristo wowe ubikora gute? Hari umuntu wamamaza ibintu akakubesha ugasanga mu by'ukuri nta naho bihuriye. Wowe wasobanukiwe nk'umukristo udashobora kubesha abantu, ubikora gute wowe kugira ngo abantu baze basanga koko ya quality wavuze irimo, basange koko n'ukuri? Ijambo ry'Imana nabivuze cyane. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ntago ari ibintu, ntago ari formule tugenderaho. Iyo bibaye ari amategeko biragora, na amategeko bose yarabananiye, ntago ari nge waza kuyashobora. Kuvuga ngo bibaye ari amategeko ntago nabishobora, ariko kubera ko nizera ko ari ubuzima bwanjye, ntago naza kukubwira ibitangaza creme hair ikora kugira ngo ubashe kungurira. Nukuri mvugishije kuri nk'umukristo ntago nakubeshya. Hari nk'abantu nukuri bampamagara bakambwira ati ngiye mfite uruhara nkeneye creme hair, ndakubwiza ukuri nkakubwira ati rero ntago izakuvura, kubera yuko ntago ivura uruhara ruterwa n'amahormone. Ntago najya kukubeshya ngubwire ngo creme hair nuyisiga mu by'ukuri ibibazo byose ufite bizakemuka. Ni buhoro buhoro. Mbonereho no kubwira abantu, hari abantu mu by'ukuri batagira ikintu bitaho, kandi umusatsi ukunda umuntu uwitaho. Ni ukuvuga ngo uguze creme hair ukayishira hariya ukayisigamo rimwe mu kwezi, ntacyo yagufasha. Bisaba ngo uyisige mu mutwe, umase hasi ku ruhu, nyine uhereze care, wumve ko nta stress. Yego uyisige, usuke ibyo bituta ugiye kuryama, atari kuvuga ngo urayasiga ntusuke umusatsi ntuwiteho, ntago wakura. Ngenda kubwiza ukuri, ntago naza kukubwira ngo creme hair ubwo uyibonye gusa ubyihorere, kuwitaho kundi ubyihorere. Oya, ndakubwira ngo uyasige, wibande ku ruhu hasi, nurangiza usige no ku musatsi kugira ngo umusatsi worohe, use neza, ukurinde bya bibazo byose navuze by'ibihushi n'imvuvu n'ibisebe no kumva kwishima. Yego, ariko sinakubeshya ngo nkubwire ngo urayisiga ngo ako kanya ngo bite birangira.
nkubwiza ukuri ntago mbeshya. ubushize hari ukuntu twigeze kuganiraho duhuza gukizwa no muri business. Usanga abantu batavuga ukuri n'icyo kibazo nari nkubajije. Mu by'ukuri kugira ngo ubone profit zawe ariko abandi inyungu ntimazibone. Wari utubwiye ko wowe uvugisha ukuri. Ese nk'umuntu ufite wenda company wenda ntago tubizi niba yari yaguka ku rwego wenda ruri hejuru, kubera iki wowe udashobora kuvuga ngo mfite ibi bintu nubwo birimo karite nziza 100%, ariko nanone se wowe inyungu yawe ni iyihe nuvugisha ukuri? Wowe urabona inyungu gute? Nicyo kibazo wenda nagize. Hari umuntu ukizwa ariko nanone kakantu kagasigara ko kubeshya abantu. Wowe ubihuza gute gukizwa na business? Muri business njyewe rero nemera yuko uko dukorera ubugingo buhoraho, uko dukorera ubuzima bw'aka kanya turimo, nemera ko ari nako dukorera ubuhoraho. Rero umuntu ashira ku munzani akareba icyo akeneye cyane kimufitiye umumaro kurusha ikindi. Ngewe rero ubugingo bwanjye ntago bwajya hasi y'ubuzima ndimo ubu ngubu. Ubuzima bwanjye ntago bwajya hejuru y'ubugingo bwanjye. Ubugingo bwanjye nibwo mpereza agaciro kurusha ubuzima bwanjye bw'aka kanya. Nizo mbaraga ni cyo kintu kimutiva kuba navugisha ukuri, nkakubwira ukuri kwanjye. Kuko nzi neza yuko ibi sinjye wabyigishije, uwabinyigishije arahari. Ni nawe uzi impamvu yabinyigishije naho bizagera, nzi ko ari uzabihageza. Nta mbaraga zanjye rero zirimo, niyo mpamvu nta kubeshya. Okay. Uyu munsi wenda hari inama ushobora kugira abantu, ndakeka turi kugana ku musozo. Hari inama ushobora kugira abantu. Hari abadamu bicaye mu ngo badafite icyo gukora, kandi ubu YouTube yaraje kugira ngo urabona warebye sample wowe nawe urivumburira. Abo bantu nihe nama wabagira kugira ngo bareke kwicara mu rugo gusa base neza, badategere ku bagabo babo ngo babaha amafaranga n'ibiki, ariko nabo bafite ikintu bashobora kuvumbura bagakora? Rero njyewe ngendera ku ijambo ry'Imana. Ubu ngubu aho isi igeze usanga abantu bavuga ngo umugore akore amugara, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo kwifuza k'umugore kose guherera ku mugabo. Kuba umugore rero yasaba ikintu cyose umugabo ntago ari ikibazo, ni ijambo ry'Imana kuko nawe akwiye kumusaba. Urumva rero nanjye nubwo nkora creme hair ariko ibyifuzo byanjye byose ni ku mutware wanjye. Rero uwo mugore wicaye mu rugo niba bafite uburyo, niba bafite ubushobozi, yewe namubwira iki? Nukuri saba umugabo wawe icyo ushaka cyose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Oya nawe yego amusabe koko, kubera ko nta bushobozi afite bwo gukora. Ariko nanone niba nawe afite ubushobozi, none se wowe kujya kuvumbura ibyo ngibyo nta mutware wari ufite? Umutwara wawe se nta bushobozi yari afite, ariko nawe waravuze ati umutwara agomba kuzana kimwe nanjye nkazana ikindi, cyangwa se ngomba kwita ku musatsi wanjye, umutwara nawe akazana ibi ngibi. Hari inama ushobora kumugira, ntiyicare mu rugo yego asome ibitabo avumbure, kugira ngo nawe abashe kuba umuntu wagutse. Ibyo ni ibitekerezo byawe. Ibyo ni ibitekerezo byako, ntago ari ijambo ry'Imana rivuga. Nubwo ndi hano umugabo wanjye yampamagaye akambwira ati sheri ndagushaka mu rugo, nkubwije ukuri nahita nkubwira yemewe wakoze, wari wemeye kumereza ikiganiro mu nyungu zanjye, ariko umutware wanjye yarambwiye ngo ta yego. Ni ukuvuga ngo uko nkora kose nambwira ati ndagukeneye mu rugo, fasha ndakubwiza ukuri ntago ndi kukubeshya, nabireka. Ni ukuvuga rero no mu myizerere yacu uko umuhanuzi aravuga ngo umugore akora ariko umugabo yabimusabye. Yego ntago ari umugore, ni itorero nyine riraganduka. Ni ukuvuga ngo niba ari umugore mu rugo, umugabo akamubwira ati sheri gira icyo mfasha dukore gutya na gutya, wa mugore we uzumvira umugabo wawe, umutware wawe, ugenda ukora ibyo akubwira. Ariko niba umugabo wawe atabyumva, yewe wicara mu rugo. Kuko nanjye umugabo wanjye ambwiye ati cara mu rugo, ndakubwiza ukuri nakwicara neza ntuje ntababaye pe. Ni ukuvuga ngo niba ngibi nkora niwe, yego turabifatanyije n'ibitekerezo bye, yego.
bijyana n'ikintu cyagenda ikwari abantu mwayumvishe gute ya uburinganire hari ukuntu wenda sinzi niba mu myemerere yawe ndumva sinzi niba navuga ko igoye si mu myemerere yawe mufata gute uburinganire navuga ngo inkingi tugenderaho mu gihugu cyane uburinganire umugore ashobora gukora umugabo ashobora gukora mwe mufata gute twebwe rero uko umuhanuzi avuga ko nkuko kubera ko ubutegetsi buvuga ngo uburinganire ni ukuvuga ngo bafite uko babivuga ariko n'ijambo ry'Imana rifite uko ribivuga njye rero nizera icyo ijambo ry'Imana rivuga yego ni ukuvuga ngo twebwe umugore ntago bamukandamiza ngo ntavuge ntagire iki ariko ntavuge nta nubwo akwiye kuvuga mu by'ukuri ni umugore ni igihimba sibyo umugore ni igihimba umutwe ni umugabo ni ukuvuga ngo ndi hano kubera umugabo wanjye abinyemerera ntago atabinyemerera ntago naba ndi hano yego ariko ni ukuvuga ngo hari uko oya turabwumva ariko tubwumva bitandukanye hari wenda nuko wowe ushaka ko tubyumva turabwumva ariko wenda bitandukanye twebwe tubyumva nk'uko ijambo ry'Imana rivuga yego umugabo mbese niwe mutwe koko nigendera kuri iryo jambo umugabo ashushanya Kristo twanabisomye umugabo ashushanya Kristo yego kuba abantu bambona ubu ngubu bagira ikibazo bakifuza kumenya impamvu naba nararetse kwambara iyo myambarire amapantaro ibindi amajipo magufi nasanze nta buzima burimo kuko ibintu byose buri ikintu kitakujyana ku kintu cyiza ijambo ry'Imana ravuga ngo icyaha kizana urupfu yego rero hamwe n'ubuhanuzi bwa Branham n'ubutumwa bwe bubuza umugore kwambara uko abishaka ahubwo no kwambara ijambo ry'Imana kikwiza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kuko nukuri tuvugishije ukuri atari no kuvuga wenda ngo ni ijambo ry'Imana iyo umudamu yambaye nabi usanga bikuruye kamere y'abagabo ugasanga rero ntago ari ibintu byiza bigahita bishira cyanditswe Yesu yavuze ngo nurebe umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza tayari uzaba wacumuye yego nicyo cyatumye rero ibyo byose bimereza imbaraga zo kubireka nshimire cyane ubutumwa bwatumye menya uko umuntu akwiye kwifata yego nacyo cyatumye menya no ko natreta umusatsi wanjye niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbabwire icyo Crème Hair yabafasha mu kwita ku musatsi yaba ari uwawe yaba ari umwana wawe ufite ibibazo bitandukanye Crème Hair irahari kugira ngo igufashe ibibazo byose ufite ariko bitari uruhara ngo wakwisiga uruhara mu kwezi kumwe ngo urakize oya ndi hano kugira ngo mbabwize ukuri no kuvuga ngo niba ufite umwana ufite ikibazo cy'umusatsi udakura hari ukuntu abana ukwezi kubogosha hariya usiga umwana nyuma y'amezi 2 umusatsi uba waje niba ufite umwana ufite umusatsi ukomeye Crème Hair nukuri iragufasha cyane umwana sokoza atarira niba ufite umwana ufite ikibazo cy'umusatsi udakura ukomeye se n'ibindi byinshi Crème Hair irahari nk'igisubizo cyawe wowe mama muri kunyumva wowe mama ufite abana ndetse n'abavandimwe hirya no hino ikindi ahandi hantu wayikura naguha nimero kuri aka gacupa yanditseho ni 0788599105 hari n'urubuga rwitwa tebuka ndabisubiramo mbonereho no kubabwira icyo Tebuka ikora ushobora kujya kuri urwo rubuga ukahakura iyi Crème Hair ikakugeraho aho uherereye hose muri Kigali
irakugeraho. Ubwo iyo uri mu ntara cyangwa ahandi, ubwo nyine turadiringa uburyo yakugeraho. Turahari ngo tugufashe, kandi Tebuka naho irahari kugira ngo igufashe icyo udashoboye. Yatekereje ku bantu batagira umwanya, ku bantu bagira akazi kabafashe se, cyangwa se ushobora no kugira ibibazo ukarwara cyangwa se ukarwaza. Turi ku isi, byose birashoboka. Ushobora kuba uri ahantu bitakwemerera ko wajya gushaka ikintu, Tebuka irahari kugira ngo igufashe icyo ushaka cyose, yaba ari ibyo kurya, yaba ari ibyo kwambara, ndetse n'amamodoka n'ibintu byose, imitako. Wasura urwo rubuga, icyo ukeneye cyose wakibona. Tebuka _rwa, urahasanga creme hair ndetse n'ibindi byose byagufasha. Reka dusoze dushimira n'umutumirwa wacu. Tuzagaruka ubutaha tubwira ku muhanuzi, noneho muze kuduha comment ku bibazo mwumva twazamugaruraho tumubaza. Ndumva ari ibyo. Reka tubashimire.